iby'ubu byabaye akasamutwe wa mugani, ibyari amabanga ntibikiriyo, ibyagombaga guhishwa nibyo bisigaye byandagaye. Isi ya kera siyo y'ubu, ibintu byarahindutse ku mugani wa Tom Close. Ubu abantu basigaye bashakira ifaranga hasi hejuru, ku buryo bigeze aho bamwe bemera kwifata amashusho bari gukora cya gikorwa cyangwa wa mugenzo wa kinyarwanda ugaragaza ibyishimo by'umugore by'indunduro mu mibonano mpuzabitsina. Ukurikije ibigaragarira amaso, wahita wemera ko wa mukecuru wigeze kwamamara ku mbuga avuga ko abakobwa n'abasore b'ubu bafite ubushyuhe yavugaga ukuri. Yego nta ngoma itagira bubu, ariko nanone ubu byabaye ibindi kubera ikoranabuhanga. Ntabwo naje kurwanya iterambere mutanyumva nabi. Amabanga ya byinshi byaberaga ahiherereye cyane ajyanye no gutera akabariro asigaye asakazwa ku mbuga nkoranyambaga, kandi ukabona abagaragara muri ibyo bikorwa ntacyo bibabwiye. Hari umuntu uherutse kunsetsa, twari turi kuganira, aterura avuga ko abakurambere bacu hari ibyo babona byo bakifata ku munwa. Ninde watekerezaga ko abasore b'u Rwanda bari bazwiho kwiyubaha n'abari bagiraga isoni, uyu munsi bamwe muri bo bari kuba batinyuka kwihera akabyizi mu modoka, mu muhanda, mu bwiherero, mu tubari n'ahandi hose hatandukanye, mu ruhame. Abantu basigaye birekura nk'uko abato babyita ngo nibyo biryoha. Muribuka inkundura yabaye umwaka ushize ubwo ubwambure bw'umwe mu basore bazwi ku mbuga nkoranyambaga bwajyaga hanze, by'umwihariko amashusho ye yikinisha. Abantu aho kubabazwa no kujya hanze kw'ayo mashusho, ahubwo bakababazwa n'ingano y'ibyo babonye. Ubwo ntituvuze amashusho ya ba bakinnyi bacu. Hari ingero nyinshi nawe urazifite. Ufite ubuhamya bw'uko abantu bamwe basigaye bafata cyangwa se bagereranya kwerekana imyanya y'ibanga nk'aho nta cyabaye, nko kuba umuntu yakubona ukuguru cyangwa urutoki, mbese nta birenze. Ati ni akazi mu kandi, ukena ufite itungo harya ngo rikakugoboka. Iyo mbibonye mu myaka itari myinshi mfite, bituma nibaza byinshi. Ejo bundi hari umukobwa twaganiriye wakuriye mu itorero rya ADPR, ambwiye ukuntu kera kwambara imyambaro igaragaza nibura itako byari ikibazo muri iri torero. Ndaseka ndatembagara. N'ubu iri torero riracyahanyanyaza, rikagerageza kubwira abari baribarizwamo kwiyubaha. Muribuka mu mwaka wa 2017 indirimbo yitwa Too Much Jay Polly yifashishijemo abahanzi barimo Urban Boys, Uncle Austin, Bruce Melody, Karufani ndetse na Marina, ukuntu yarikoroje. Muri iyi ndirimbo abakobwa bakoreshejwemo babyina bahagaze mu mazi bambaye amakariso gusa, ubundi bagatigisa ibibuno babirebesheje hejuru. Hari n'umwe muri bo ugaragara ashaka kurigata Uncle Austin hafi y'imyanya y'ibanga. Kugira ngo wumve uburemere bw'ibintu, ibaze ko umuntu ashobora kureka akazi kari kamutunze gasanzwe akayoboka ako gucuruza amashusho y'ubwambure. Ejo bundi naratangaye cyane ubwo nabonaga umuntu uba muri Amerika avuga ko yaretse ubuganga akayoboka urubuga rwa OnlyFans, aho yatangiye ashyira amashusho yikinisha kugeza aho atangiye no gushyiraho amashusho arimo arasambana. Uyu mukobwa ukomoka mu Rwanda, none ko akwereka ko ariho akura agatubutse, wabigira gute? Muribuka mu minsi yashize bafata abakobwa bari mu kabyiniro babyina bambaye ubusa buri. Ibi ntabwo byabereye i Kampala muri Uganda cyangwa se i Pretoria muri Afurika y'Epfo, ahubwo byabereye mu mujyi wa Kigali, kandi abagabo cyangwa abagore bajyaga kubireba ku bwinshi ndetse bakishyura amafaranga y'umurengera ngo nabo bihere ijisho bashimishe hepfo yabo cyangwa se iyo epfo mu bice by'ibanga. Hari igihe umuntu yagiraga ibanga rigatuma agira icyubahiro. Uwari ufite ibanga yafatwaga nk'umuntu w'umugabo n'umugore ubereye u Rwanda, umuntu uzi kwifata, uzi kwicecekera. None rero twageze amahirwe yo gutera imbere mu ikoranabuhanga, maze tugira ubwenge buhambaye bwo kwambara ubusa imbere y'isi yose, tukabyita ubwisanzure. Uyu munsi ushobora kumenya umuntu kurusha uko umubyeyi we amuzi wifashishije Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga. Umusore ajya mu bwogero akajyana na telefone ngo afate amafoto aza kwereka umukunzi we cyangwa umukecuru bacuditse, uwamara umusonga kuko umugabo we ahora muri misiyo. Ikibabaje nuko iyo abantu bashwanye, ya mabanga babitsanyaga twisanga twese twayamenye. None se koko ni byiza gusigara uri igice kimwe kuri iyi si, ikindi gice gisigaye kiri ku mbuga nkoranyambaga? Ubundi iyo umuntu yavugaga ngo imyanya y'ibanga, twatekerezaga ku bice by'umubiri umuntu agomba guhisha. Ubu ibyo bice nibyo bigezweho mu kwerekana.
Hari n'undi mugenzi wanjye twaganiriye ngo afite telefone ifite memory ya giga 128 ariko 126 muri zo ni amafoto ye yambaye ubusa yifata yishimira ko afite imiterere y'umwamikazi. Mu minsi ishize hari umukecuru washatse kurega umukobwa we washyize ifoto y'igitsina cye kuri status. Igitangaje ngo uyu mukobwa yisobanuye abwiranye nako ari fingerprint ya iPhone 16 amubeshya ko ari uburyo bushya bwo gufungura telefone akoresheje igice cy'umubiri kibanga cyihariye. Ubu kugira icyo utazi ku muntu ni icyaha. Uramukurikira kuri Instagram ukamumenya kurusha uwo baryamanye. Usigaye ugera mu biro aho kwakira CV bakagusaba link ya TikTok n'umubare w'aba followers. Umukozi w'iki gihe agomba kuba ari influencer. Ni byiza pe kuko ni ikoranabuhanga turarikeneye, ariko se ridutware indangagaciro? Ibidakorwa bikorwe ku karubanda. Ibyo abantu batinyaga kuvuga mbere ubu babyita kuba honest. Hari abavuga ngo nkunda kuryamana n'abantu batandukanye, ibyo babyita sexual openness. Iyo ubwiye umuntu ngo mbwira ibanga, aragusubiza ati ndabifotora cyangwa mbikore voice note. Hari bamwe ubaza kuri iyi ngingo bakakubwira ko byinshi na kera byahozeho, ahubwo icyahindutse ari uko abantu basigaye babibona byoroshye, bityo no kubyigana bikaba byakoroha. Ibyo utinya kuvuga imbere ya nyoko cyangwa so ni wowe ubyivugira ukabishyira kuri status. Ibyo uvuga mu gicuku ni wowe ubwawe ubishyira ku rubuga rusurwa na miliyoni. None se niba wumva imbavu zawe cyangwa se igitsina cyawe cyangwa amabere yawe, amabuno yawe n'ibindi byose bigomba kurebwa n'isi yose, ubwo ibanga ryasigaye hehe? Nimunyemerere ngane ku musozo w'iki kiganiro nabagezagaho, ariko tuzongere duhurire n'ubundi no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ubwo biragusaba kureba munsi y'ino video hanyuma ukande aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye dukomeza kugenda n'ubundi tugushyiriraho. Murakoze cyane, njye mwumvaga n'ubundi nikizo nk'ibisanzwe, ibiganiro byacu nakagaruka.